Murabyibuka mwese? Turabyibuka. Uriya muvuduko wirukankaga abantu bajya mu ntara bagenda bagaruka cyangwa hano mu mujyi ndagira mbabwire ko wagabanutse rwose kandi nta mpanuka tukibona zo muri urwo rwego namwe murabibona nazo. Icya kabiri nuko nibi bintu abantu bavuga birakwereka icyo bita behavioral change. Abantu batangiye nyine kubyumva nyine ubwo barimo guhinduka nyine. Hari n'abantu mbetse bagenda bana bigaragaza mu rwenya buriya iyo abantu batangiye kugaragaza ubutumwa mu rwenya by'umenya ko bya mbese girimo kugenda igira hirya no hino. Ndaguha urugero rw'abantu bashyizeho akantu ko kugendera ku magi barenze bagashyiraho n'icyapa cya 60. Uri icyapa cya 60 niyo message kugenda buhoro ngo kugendera muri Kigali nko kugendera ku magi. Oyara ko nabonye kakanyamazi cyo mavera nawe kama. Wakabonye nawe wakabonye kari icyapa cya 40. Urumva rero ubutumwa burimo kugenda abantu barimo hari n'abafotora yewe hari cyagafotora arerekana yuko nyine abantu hari kamera abantu baragenda babwumva birimo kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga kenshi n'abantu barabiganira. Ariko noneho ikindi nababwira izi kamera ziziyongera muti kubera iki? Yego, kubera yuko ikigamijwe ari umutekano w'abantu mu muhanda w'abantu mu muhanda. Ikindi nuko abapolisi nabo baziyongera. Ubu ikintu cyose gisa naho abantu batumva nuko nahoze numva bavuga bati uje hirya no hino urabona abapolisi benshi uje hirya no hino hari kamera. Abapolisi tamu y'abapolisi wo kubafata ngo bakita akagozi ngo hari akagozi. None se abapolisi nyine none se iyo hasoje amahugurwa abapolisi 600 ubugira ngo abapolisi baragabanuka cyangwa bariyongera baza mu muhanda. None se iyo kamera zavuye mu mujyi wa Kigali noneho zikagenda zigera mu ntara y'Uburasirazuba cyangwa y'Iburengerazuba cyangwa y'Amajyaruguru ziba zigabanuka cyangwa ziyongera. Ikigamijwe n'iki rero? Ikigamijwe nuko umutekano w'abanyarwanda mu muhanda ugomba kwitabwaho, izo mpfu zikagabanuka, izi mpanuka zikagabanuka, inkomere zikagabanuka, ibikorwa remezo byangirika bikagabanuka. Ntabwo ikigamije ari amafaranga nkuko abantu babivuga. Reka tukivuge abantu baravuga bati ubwo ngubwo n'amafaranga se polisi habwa ibikoresho, igenerwa ibikoresho, igenerwa nyina abo bapolisi n'amafaranga ngo mwakenesheje abaturage mwabasubije kwisuka. Ntabwo ari byo abaturage ahubwo nibirinde. Ahubwo afande Kabera harabazi yuko aya mafaranga yamande muca abatwara ibinyabiziga ajya mu isanduku ya polisi. Ntabwo ari byo. Ajya he? Hajya mu isanduku ya leta. None se polisi ifite isanduku hari ibika amafaranga? Na coffre fort mufite. Na coffre fort Kacyiru. Na coffre fort. Iyo muzayindindisha. Na coffre fort. Ajya muri Rwanda Revenue Authority. Amafaranga bayishyura kuri banki ntibayishyura polisi. Ngira ngo ibyo biranasobanutse ariko bakwiye kuba babizi yuko nta muntu ari waza muri polisi cyangwa kuri station ya polisi ngo yishyure amafaranga yo kurenga ku mategeko. Ariyo yose. Ngira ngo murabizi n'igihe n'ibi bya Covid. Abantu bajyaga bavuga ngo amafaranga ngo polisi ngo abantu bishyura ngo ajya mu mufuka wa polisi kuko ibara ifata abantu abare kuri stade abatambaye udupfukamunwa. Buri gihe rero urwego ruri mu gikorwa cyo gukangurira abaturage cyangwa se cyo gukora uburyo abaturage bakubahiriza amategeko nibyo birumvikana. Ni rwubona ni polisi ubona iyo ugiye kwishyura kuri banki ushobora no kuvuga uti buriya banka ni ya polisi nawe buriya ni polisi ntiwabimenya. Ariko icyo dusaba abantu ni iki? Nta nubahatira kwishyura, nta nubahatira gukora amakosa, nta nubahatira kurenga ku mategeko. Nyamuneka abantu nubahiriza amategeko gusa birinde guhanwa. Dutandukanyirize ikoreshwa ry'izi kamera ebyiri. Hari Sofia hari n'izi basigaye bita gakende udukende. Zikora zite? Kuko Sofia nta wirinda ibiraho iteretse ariko twadukende usanga baturinda. Zikora zite? Icyambere nuko ziriya kamera nyine ziri ubwoko bubiri nko kwivuza ubu kugeza ubu kandi zishobora gukora ibikorwa bitandukanye. Reka tuvuge nk'izi za Sofia nizo nto bivuga ziri izo polisi bashobora gutwara. Ariko turavuga za zindi zifatira abantu hari feruje. Ziriya kamera za Sofia ziba ziri ahantu runaka inyigikorwa bakareba ibyapa bihari barangiza bakayiporogaramu ku cyapa kiri aho hantu. Icyapa buri gihe kirayibanziriza. Ikintu rero abantu bakoresha umuhanda abashoferi bibagirwa nuko iyo ugeze kuri icyo cyapa
kigomba kuba kikubwira kiti nyamuneka aho utangiye kuri icyo cyapa uragendera kuri 40, 60, 70 cyangwa 80. Nicyo bivuze, ahubwo ibyo nibyo dukwiye kwigisha abaturage ko icyo cyapa mu gihe kibonye kuva kuri icyo cyapa uzagenda kuri 40 cyangwa 50 cyangwa 80 mpaka kire kubonye ikindi cyapa kigisimbura kikakwereka undi muvuduko uri bugendereho. Abantu rero ngira ngo abona atekeza ko iya kirenze biba birangiye, ntabwo ari byo. Aho abantu benshi niho bazira, aho hantu bahandike bahamenye bahasubiremo kuko nicyo kibazo abantu benshi bafite, uretse kurangara kutareba ibyo byapa ndetse n'ibimenyetso. Icyo ni ikintu niyo ngorane ihari ku bantu ubwabo batwara ibinyabiziga, kurangara no kutareba ibyo byapa. Ariko noneho ikindi gihari nuko iyo kigezeho akakinyuraho ahita yibagirwa ko ari cyo kimugenga. Ubwo rero hagati haba hari kamera. Hanyuma iyo kamera rero reka yarambaje ko ndabyumva. Iyo rero kirengeje ubwo nukuvuga yuko iyo kamera nyine irahari, cyangwa ashobora kuba hari nyinshi ukurikije ukuntu urugendo rurungana hagati y'ibyapa distance. Iyo irengeje rero kubera ko iyo kamera iprogramye kujyanye n'icyo cyapa iragufatika kwandikira. Abantu rero barasabwe icyambere ni bagende bareba hirya no hino ku muhanda ibyapa, aho kugenda bareba niba nta kamera ihari. Nta nagera kuri kamera. Ndavuga icyo kibazo icya kabiri nuko ngo iyo gitangiye menya yuko uri bugendere kuri uwo muvuduko wabonye, kurinda kugera ubonye undi muvuduko. Niba utarawubona uracyari muri icyo cyapa. Abantu benshi rero naho bagwa akarenga kamera ya mbere, niba ahantu hari metero 3 wenda hari indi kaba yamwandikira kubera ko yibagiwe. Icyo kintu bacyumve cyane kuko kirakomeye. Uretse kurangara nicyo kintu, ni ibintu bibiri: kurangara ntibarebe ku muhanda, ntibarebe ibyapa, ntibarebe ibimenyetso. Ariko ikindi nuko yatambutse ku cyapa yumva ko birangiye, kandi icyapa gishobora kuba hagati y'icyapa n'ikindi hashobora kuba hari kamera irenze imwe. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Za zindi rero zizavuga za gakende dukende mwarazibatije ariko zira kamera bazita portable enforcement cameras. Ni ushobora kuzitwara. Impamvu ushobora kuzitwara ni yiherera nuko hari abantu nyine hagati y'ibyo byapa tuvuga birebire ashobora kwibagirwa akagenda nyine ku muvuduko yishakiye, akaba agahungabanya umutekano wako gace arimo. Mu rwego rwo kugira ngo rero yibutswe yuko agomba kutahungabanya, polisi ifite izo kamera igenda ishyira hirya no hino, abapolisi bakazitwara bakazishyira hirya no hino kugira ngo barebe yuko abantu koko barubahiriza amategeko. Ese abantu barubahiriza bya byapa? Niba utabyubahirije rero ntabwo uzabuzira kamera ku kwandikira. yishira nka Sofia kucyishira mu gihuru. Ntabwo ari mu gihuru, banza byumve neza. Erega ntabwo duhisha kamera. Icyambere izi kamera ntabwo twazihisha abanyarwanda uko bazi ko zihari. Bazi ko Sofia zihari, bazi ko kamera zitwarwa n'abapolisi zihari, ndetse twarabivuze ko n'izindi zaza tuzazibabwira. Ariko noneho kubera iki wowe ugenda utekereza yuko ngo Sofia gusa niyo nemera, ngo ariko abapolisi batwara ngo sinyemera? Wese wanga kwemera abapolisi batwara bafite uburenganzira bahabwa n'amategeko? Kubera iki mukagira ikibazo ngo cyaho zijya kamera ziriya? Aho zijya zitwarwa n'abapolisi, icyambere zijya ahantu hari ibyapa. Abaturage bakaba bafite ikibazo iyo ziriya kamera ziba zishyirwa ahantu hatari ibyapa ku buryo zifata ku byapa bidateganyijwe. Icyo nicyo kibazo cya mbere. Icya kabiri ntabwo izaba Sofia nyine kuko atari Sofia. Icya gatatu ni uburyo ishingwa. Ntabwo izajya mu muhanda nyine kubera ko abaturage bazayigonga, izajya ku ruhande rw'umuhanda abapolisi bayirinde. Kwitekana iteka ibyapa bihora mu bihuru afande tuzubona. Agatubanze twumvikane ntabwo ari mu bihuru. Cyangwa kareba nk'inda bakagenda kayisaseka kawurusa. Buriya muvuga hari ibintu muvuga ako nawe urabibona bitesha n'agaciro gusa, ariko nyine nta nukundi babigera. Uvuze ngo ibintu biri mu bihuru murahisha mushya indabyo nagakende tuze na tutubyinira nk'utwo ngutwo ukumva nyine ntabwo bijyanye na professional buri kintu gikora n'icyo kigamije. Ariko noneho reka tubisobanure. Nyamuneka abatura Rwanda, banyamakuru mutubwirira abantu yuko iyo umuturage ari mu rugo akabyuka mu gitondo agiye mu kazi ke, cyangwa se afite ahagiye cyangwa azindutse cyangwa mu kazi ke, akwiye gutekereza ibintu bibiri. Icyambere ni ugutekereza ko imodoka ye iri muri condition nziza, ifite ubuziranenge bwo kugenda ku muhanda. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni ukumva ko ahagiye ari bukurikize amategeko y'umuhanda ari bugendemo, akareba ibimenyetso, akareba ibyapa.
ibyo bintu nizo nshingano zo zikomeye cyane kandi icya gatatu agomba kumenya noneho akwiye kubaza amenye ko nanabirengaho ari bubihanirwe. Okay. Ibyo bintu babyandike kandi abihanirwe n'umupolisi ari busange ku muhanda cyangwa se n'ibikoresho bya polisi ari busange ku muhanda. Murakoze cyane muvugizi wa polisi, Commission of Police John Bosco Kabera. Kuri izi kamera ntoya muri iyi minsi byarasakuje kubera ko zandikiraga abantu barengeje gatoya umuvuduko wa 40 ku muhanda uriho icyapa cya 40 bagahanwa nako ku muhanda uriho icyapa cya 60 bagahanwa nk'abarenze icyapa cya barengeje umuvuduko wa 40. Ibyo mwabiduhaho aya makuru. Icya mbere twabaha ko ayo makuru nuko abo bantu ibyo babivuga kuri radio gusa. Kumva ba telefone muri radio DC za radio DC abantu baduhaniye kuri munsi ya 40 cyangwa hejuru ya 40 icyapa ari 60 baga telefone muri studio zindi radio cyangwa televiziyo abantu baduhaniye polisi yaduhaniye kamera ariko ibyo bintu ntabyo tubona. Abo bantu ba telefone kuri radio DC ubu ngubu turasoza kino kiganiro sangaye turagisoza na 45. Ramesha arabo yabonye bamotari bari basanga nibaze bose baje ku cyicaro cya traffic police mbere yuko njya ku kindi gikorwa ndagenda mbasangeyo baje ku cyicaro cya traffic police berekane uburyo barenganye babarenganure nibarangiza bataravaho turahamagara radio DC n'itangazamakuru ryibazaho batanga ikiganiro nanjye mpari tugitange. Yego ariko hari ntabwo arabahamagara gusa hari nabagiye batwandikira ariko niba abo turabatumiye rero urumva nicyo kibazo. Ibibazo ntabwo bikemuka ku kwandikira SMS ni byiza kubivuga ariko mwatubwira niba hari habaye nk'ikibazo tekinike cyanyu. Nta kibazo tekinike gihari tubivuga buri munsi. Hari Remera hari kamera nikora Photoshop iriya kamera ntihimba. Reka mbabwire none uburyo Ramesha yari yanabibarije ati ikorite kamera iragufotora igafotora number plate z'imodoka cyangwa se ikirango cy'imodoka plaque ikayifotora. Iyi foto ye ihita ijya muri system ya Rwanda Revenue Authority ikajya guhuza icyo kinyabiziga na telefoni zanditseho kugira ngo yohereze ubutumwa. Buriya iyo tuvuga ngo abantu bose bahinduza ibyangombwa n'umwirondoro ku kinyabiziga tuba dufite icyo tuvuze turabisobanura. Noneho rero iyo uwo muntu bakwandikiye ikagenda ishaka telefoni zawe wabyumvise iyo system n'ikoranabuhanga nyine ishaka telefoni zawe igahita yoherezaho ubutumwa yuko kwandikiye. Abo bantu rero yaba uvuga ngo yabonye ubutumwa atakwiye kubona yaba aruvuga ngo yabonye ubutumwa yumva butagize nyamuneka nibahaguruke turabahamagaye turabatumiye kandi baze nibahagera baduhamagare tugende tugeyo. Muri abo none aho kivuga niturangiza Rame hashinga gati aho turagaruka nibarangiza abantu bose ba telefone cyangwa bohereje ubutumwa kuri radio na TV10 turahamagara radio na TV10 tubaha ikiganiro mwebwe mufate kamera zanyu na mikoro muze abo bantu bace muri bibazo ariko bigenda gutyo nibatahaza birabagaragara ubwo bizitwa ko batubeshye bazitwa zabeshye muze kubanyuma kira cyapa cyoreza message zanditsemo rukirili icyapa cyo kuvuga babirigi hari yiremera guhera ku itariki guhera kwa gatanu kwa gatandatu ejo bundi cyari kirimo kwandikira abantu kandi ari kuri 60 barengejeho gatoya 40. Amakuru mfite umuvugizi wa police nuko cyandikiye n'umwe mu bayobozi bakomeye mubona kujya kuvanaho iyo kamera yimukanwa hari Remera. Oya none se ko yimukanwa ubundi yaharara kumuhima ntabwo yabasofiye hari abantu basanze aba officier bane barimo kujya impaka uba usanze abapolisi ku muhanda baganira cyangwa bajya impaka y'uburyo akazi gakora haba habaye ikibazo cy'uko abantu bandikirwa abo bantu bose mu batuzanirije gatureke ko reka mbafashe afana yatanze itangazo hano kumuhima afande hari ndi nanuza na Didasi nifasha cyabwa ari kintu ya petition inzine kushinga amategeko cya 50. Didasi nifasha twaramubwiye turamubaza yanze kudusubiza bivuge hari n'abanyamakuru babaza ibibazo twabanga ni musobanura ibibazo byanyu bagaciceka ntabwo ndi buvuga amazina hano ariko none kuko uvuze Didasi nifasha naze duhurire kuri polisi